Mbahaye ikaze ku Gihozo Cyacu TV, ndabashuhuje bavandimwe inshuti bankurikira abasubscribers banjye, ndabakunda kandi gukurikirana ibiganiro byanjye ni ikintu cy'agaciro. Nongeye nanone guha ikaze no gushimira inshuti zanjye dukorana siporo muri The Right Sports Club ikorera i Gasanze. Uyu munsi rero ku Gihozo Cyacu TV tugiye kuganira ku kintu akamaro ko kurara utambaye, kurara wakuyemo imyenda yose. Se twavuga ngo wambaye ubusa, abandi bagakunda gukoresha imvugo wambaye ukuri, ariko ni ukurara nta myenda wambaye. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bashobora kuba barara biyambuye bamazemo imyenda yose ari 8%. Nyamara kurara nta myenda wambaye cyangwa wambaye ukuri cyangwa wambaye ubusa ni ibintu bifite umumaro, kandi umumaro mwinshi cyangwa w'agaciro cyane. Tugiye kureba rero nibura imimaro yo kurara utambaye, wikuyemo imyenda yose, nta bya robe de nuit cyangwa night clothes izo arizo zose, ahubwo byose ugakuramo ukiyorosa ukaryama. Ikintu cya mbere, bigufasha gusinzira neza, nta kintu kigushyuhira, nta kintu kikuziritse, nta kintu kigufashe ku mubiri, ari ishuka gusa ikuriho. Ni ukuri bituma usinzira neza. Ngira ngo buri muntu wese azi akamaro ko gusinzira neza. Icya kabiri, kurara utambaye nta mwenda wambaye uwo ari wo wose bigufasha gutekereza neza. Twabonye ko wasinziriye neza, umumaro wa mbere cyangwa kuri point ya mbere twabonye ko bigufasha gusinzira neza. Ubwo rero bigufasha gusinzira neza, birumvikana ko ubyuka waruhutse, ibyuka ubwonko buri ku murongo, butuje, bumeze neza, bwiyubatse. Birumvikana ko noneho bigufasha gutekereza neza ku buryo ukora akazi kawe k'umunsi umerewe neza. Hanyuma ku bagabo tugiye kureba umumaro wa gatatu, ariko cyane cyane hano ku bagabo, kurara nta kintu wambaye bifasha intangangabo zacu kugira ubuzima bwiza. Birumvikana nta kariso wararanye, nta za pijama wararanye, nta kabutura wararanye, nta kintu cyegereye umubiri ngo gifate cya gice cyacu cy'abagabo twita amabya ngo abe yiziritse arisanzura. Uko kwisanzura rero gutuma noneho n'akazi ko kurema inanga, uko amabya arema inanga ziba ari nzima, zitari ibihuhwe, zitari amazi, zisanzuye, zimeze neza. Rero abagabo ngo bambagira inama yo kujya muryama rwose nta kintu mwambaye, cyane cyane icyumba ugisangiye n'umugore wawe mwenyine, nta mwana urimo, nta wundi muntu ari mwe babiri, rwose kurara nta kintu wambaye, wambaye ukuri cyangwa ubusa bitewe n'uko ubyumva, biba ari iby'agaciro. Bigufasha kurema inanga ngabo nzima. Hanyuma nanone undi mumaro kuri twese, ku bagore, ku bagabo, ku bana, nuko iyo uraye nta kintu wambaye, ibyo umubiri wakiriye byose bikoreshwa neza mu mubiri, aribyo bita metabolism. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo wariye, igifu kirakora neza, umutima ugatera neza, impyiko zikora neza, ubwonko bukora neza, ibice by'umubiri byose biraruhuka, bikisanzura, bigakora neza. Ya myenge iba ku mubiri ikazibuka, ikamera neza. Rero mu by'ukuri byaba ari byiza ko witoza kurara nta mwenda wambaye uwo ari wo wose. Undi mumaro, bikurinda gusaza vuba, bikurinda iminkanyari. Ni ukuvuga ngo twabonye wasinziriye neza, metabolism yagenze neza, umubiri wisanzuye, birumvikana bizakurinda gusaza. Bitinza ya growth hormone, ya musemburo ituma abantu bakura, bagira uruhu rukakaraye, bagira iminkanyari ku maso, basaza vuba. Ibyo byose
iyo urara nta kintu wambaye, nta kikuboshye, nta kikuziritse, umubiri ukisanzura, ni ukuri bituma uhorana uruhu rwiza, ugahorana itoto ku maso, bityo gusaza ntibigaragare vuba. Undi mumaro wo kurara nta kintu wambaye ni bituma wikunda cyane. Hari abantu biyanga, bitinya ku buryo iyo agiye no muri dushe yitera amazi vuba vuba atirebye kubera kwiyanga. Cyane cyane bashiki bacu, mfite amabere manini, mfite akabuno gato se, mfite ikida kinini se, ibintu nk'ibyo ugasanga umuntu yariyanze. Ariko iyo urara wambaye, utambaye, ukajya kuryama, nta muntu wiyambura ari mu mashuka. Birumvikana uriyambura, ukamanika imyenda ahantu, warangiza ukaba urireba, wireba inda, wajya guhindukira ukireba, bituma wikunda. Ukumva kuba abantu bavuga ngo urimenyera kubera ko wireba cyane, uragenda ukimenyera, ugatangira kubona uri mwiza, ugatangira kubona wishimye, ugatangira kumva witeye umunezero, ibice by'umubiri wawe byose ukabona ni byiza, bityo ugatangira kwikunda. Cyane cyane yemwe bakobwa, mureke guhora mwiziritse mugiye no kuryama. Rero ikinsetsa, mukasa n'abambaye ubusa muri mu muhanda mugenda, mwajya kuryama mukaba mukubisemo amasurubeti uboshya abana batoya. Abana bato impamvu tubambika nuko imibiri yabo itaragira imbaraga zo kurizisita imbeho, impamvu bambara amasurubeti. Ariko ko umwana agenda ku rugendo umutoza kuva mu isurubeti ikomeye, mu isurubeti y'umubiri muto, kugeza ubwo nawe atangira kurara nta kintu yambaye. Rero abakobwa baragusetsa, ku manywa akambara ubusa, nijoro akambara. Ariko mu by'ukuri mwitoze kurara nta myenda mwambaye, bizabafasha kwikunda, kwiyumvamo, kwimenyera, kwishima, kumva unyuzwe nuko uteye. Icyanyuma mbaganiriza rero, byongera urukundo ku bashakanye. Nawe reba, hari abagabo n'abagore rwose bashakanye, ariko umwe yajya kuryama, umugabo akararana ikoboyi, umugore nawe akararana itaburiya cyangwa isurubeti cyangwa ibiki. Ugasanga nimwegeranye, umubiri yanyu niyegeranye. Mwajya gukora ibintu by'abakuru byo gutera akabariro, ukabona umwe arimo arakururamo igikoboyi, undi arakururamo ikijipo, mukimiramiza mu mashuka, mwanarangiza ukabona umwe arimo arakurura igikoboyi yambara. Oya, mwegerane, muhoberane, mupfumbatane, umubiri ku wundi, igituza ku kindi, inda ku yindi, niba ngombwa agahanga ku kandi, izuru ku rindi, umunwa ku wundi. Bizabongerera urukundo, bizabongerera kwiyumvanamo, bizabongerera kwishimana, bizabongerera ibyishimo. Niba hari undi mumaro waba uzi nge navuze, ubigaragaze kuri komenti, bizaba ari byiza cyane. Kandi bigushimishije nabyo ubitubwire, ndetse no kunengwa turabyemera hano ku Gihozo Cyacu TV. Ndabakunda, ndabishimira. Yari Kamukama kuri Igihozo Cyacu TV. Bye bye.